reka dukomeze tubashimire cyane mwe mwese mwahisemo kujya mukurikirana ibiganiro byacu, ibyo bikemezwa nuko mwaba mwakoze subscribe. Reka tuvuge tuti natwe tuzakora ibishoboka byose kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro bifite byinshi byabungura mu buzima busanzwe ndetse bwa buri munsi. Bakomeje kubidusaba muri benshi, rero mwavuze muti ibiganiro byanyu bijye byibanda cyane cyane ku buzima, kuko muri ino minsi isi yugarijwe n'ibyorezo. Uyu munsi rero niyo mpamvu tugiye kubabwira ibintu 8 umuntu wanduye agakoko gatera sida agomba kwitaho. Indwara ya virusi itera sida ni indwara n'ubwo ingamba zo kwirwanya zihora zifatwa kandi ubukangurambaga buri munsi bugakorwa, haba mu biganiro kuri radio, televiziyo n'ahandi, ariko buri munsi umubare w'abayandura uriyongera ndetse ni n'akabano bahitanwa n'iki cyorezo. Gusa kuri ubu hari imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida kandi itangirwa ubuntu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nk'uko ijambo ryatangajwe n'uhagarariye UNAIDS ribigaragaza. Ubu ku isi yose harabarurwa abantu barenga miliyoni 80 banduye virusi itera sida, maze guhitana miliyoni zisaga 40, naho abasaga miliyoni 20 ubu bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Kubana n'agakoko gatera sida bisaba kwitaho no kwitonda kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kugenda neza. Iyo wanduye sida ni ngombwa kurushaho kurinda ubudahangarwa bwawe, kuko niho uba ufite ubwirinzi bugufasha guhangana n'indwara z'ibyorezo zikunze kwibasira ababana n'agakoko ka sida. Hano twabategura ibintu 8 by'ingenzi umuntu wese ubana n'agakoko gatera sida agomba kwita mu buzima bwe bwa buri munsi. Icyambere, ikingire mu gukora imibonano mpuzabitsina. Uretse kuba birinda abandi kuba wabanduza, nawe bikurinda kuba wakandura izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, dore ko kuba waranduye agakoko gatera sida bikongerera ibyago byo kwandura izo ndwara. Ibyo gusa kuko kwikingira bikurinda kuba wakandura ubundi bwoko VIH, dore ko habaho VIH ya mbere na VIH ya kabiri. Ipimisha indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Iyo wanduye izindi ndwara byoroshye kuzanduza no kwanduza agakoko gatera sida. Ikindi kandi kuba wanduye izi ndwara byongerera ingufu agakoko gatera sida, bityo uburwayi bwa sida bukaziraho ku buryo bworoshye. Ikindi ni uko kuba wanduye agakoko gatera sida bituma kuvura izindi ndwara bigorana. Uretse rero kwisuzumisha izindi ndwara, ni ngombwa no gufata imiti yazo ukayinywa neza. Icya gatatu, irinda indwara muri rusange cyane cyane izandura. Kubera ko virusi itera sida yibasira ubudahangarwa bw'umubiri, bituma byorohera izindi virusi, bagiteri n'imyege kuwinjiramo. Rero gufata ingamba zo gukumira ubwandu bundi ni ingenzi. Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka kurenza abandi, kwirinda ivumbi n'ibindi byose byatera umubiri ubwivumbure, kwirinda malaria, kwikingiza mu gihe cy'ibiza, nizo ngamba za mbere ugomba gufata. Icya kane, mu imiti uko byagenwe. Imiti ivugwa hano ni imiti yose ufata yabigabanya ubukana bw'agakoko gatera sida, kimwe n'indi yose wandikiwe na muganga kubera ubundi burwayi runaka waba ufite. Kutayirangiza, gusimbuka umunsi cyangwa kunywa uyivanga n'ibitavangwa nabyo byongerera mikorobe ingufu, bigatuma udakira neza kandi ntukire ku gihe, ndetse indwara yagaruka ikagarukana ubukana burenze ubwa mbere. Icya gatanu, irinda inzoga n'ibiyobyabwenge. Igihe cyose watangiye gufata imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida, guhera uwo munsi usabwa guca ukubiri no kunywa inzoga n'ibindi biyobyabwenge byose. Nubwo kuri benshi bigora guhagarika burundu inzoga, ariko biba byiza kugabanya inshuro wayinywaga n'umubare w'izo wanywaga. Kunywa inzoga kenshi bikongerera kwiheba no kwigunga. Kubyirinda byongerera umubiri wawe ubudahangarwa kandi bikakurinda ibyago byo kuba wakwibagirwa kunywa imiti y'uwo munsi nko mu gihe wasinze. Icya gatandatu, hagarika kunywa itabi. Nubwo ku nzoga ho ushobora kuyinywa, ariko itabi ryo usabwa kurigendera kure ndetse ukanirinda umwotsi waryo. Kurivaho bituma wumva ubaye neza kandi ukakurinda izindi ndwara ziterwa no kunywa itabi, zirimo kanseri n'indwara zinyuranye z'umutima. Icya karindwi, iha amahoro muri wowe. Akenshi nyuma yo kumenya ko wanduye, usanga benshi batangira guhangayika no kubura amahoro, ndetse bagira ibyago n'umuryango barimo ukabatererana, bikaba ibindi. Ibi byongera ibyago
ibyago byo kurwara sida kuko uku kudatuza bitera umubiri gucika intege. Si ibyo gusa kuko binatuma uburibwe buzamuka ndetse n'indwara z'ibyoririzi zikazamukiraho. Kurwanya kwiheba no kwigunga biragusaba kwirinda kuba wenyine, kwirinda kwitekerezaho cyane no kutagira umutima uhagaze kubera ibyakubayeho. N'ubundi wamaze kwandura ntacyo wabihinduraho, igisigaye ni ugukomeza kubaho kandi ukabaho neza kuko ntabwo kwandura bivuze ko ubuzima bwawe bwahagaze. Ishimire ko uriho, usabane n'abandi. Icya munani tugiye gusorezaho ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ituma umubiri ukomera kandi n'ubwenge ntibugwe ikinya. Imyitozo itananiza cyane nko gutwara igare, kwiruka ahantu hatari harehare cyane, kugenda n'amaguru, koga, byose bizafasha umubiri wawe kuba ukomeye kandi bitume ugira amagara mazima. Si ibyo gusa, usabwa no gukora imyitozo y'ubwenge, ari imyitozo ituma ubwonko bukora vuba kandi neza, nayo irakenewe. Iyo mikino ntisaba ingufu ahubwo isaba gutekereza gusa. Hari aho ikinirwa muri telefone, gukina dame, esheke, igisoro, amakarita n'indi mikino yose y'ubwenge. Ikirenze kuri ibi byose rero, gerageza kubaho ubuzima butuje, urya ifunguro ryuzuye kandi rifite intungamubiri, uruhuke bihagije. Ibi byose bizatuma ubasha kubaho ubuzima bwiza kandi ntabwo uzahangayikishwa n'indwara z'ibyoririzi kuko uzaba ufite ubudahangarwa bumeze. Tubashimiye mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro kuva gitangira kugeza kirangiye. Tubasaba gukora subscribe kugira ngo mukomeze muba aba mbere mu kubona ibiganiro byacu 5 kuri 5. Niba inkuru wayikunze rero witinya kuyisangiza n'abandi kugira ngo nabo bagirirwe amahirwe yo kumenya imyanzuro myiza bafata ku buzima bwabo. Mwari kumwe na Protembo Bashimana, mukomeze mugire ubuzima bwiza. Iri ni ipfundo ry'ubuzima.